Buri mwaka abanyeshuri barenga ibihumbi 100 barangiza amashuri mu byiciro bigiye bitandukanye, haba primaire, secondaire cyangwa troncome. Hanyuma iyo barangije amashuri yisumbuye nka secondaire ho hari ibindi byiciro bitatu tubabaramo bigiye bitandukanye bitewe n'ubuzima bagiye guhitiramo mbere yuko berekeza amashuri agiye atandukanye cyangwa mu buzima busanzwe. Muri ibyo byiciro rero nibyo tugiye kubabwira hano kuri icyo nitwa Kizamini TV. Ukihagera na ahantu h'agaciro kanda subscribe. Ngiye mugiye kubona muri video ni Kariste Mutabazi. Ndabakunda cyane rero kanda subscribe kugira ngo ujye usobanukirwa n'amabanga agiye atandukanye areba abanyeshuri. Urashaka inzu nziza yo kubamo, urifuza kugura ikibanza cyiza cyangwa isambu nziza yo guhinga? Imitungo Deals ni wo muti. Imitungo Deals ni kampani ikomeye cyane igufasha kubona amazu meza, ibibanza bifite ibyangombwa cyangwa amasambu y'ubuhinzi ku giciro gikwiye. Nukomeze guhangayika ushakisha aho kubaka cyangwa aho guhinga, twebwe tubigufashamo mu buryo bworoshye cyane kandi bwizewe, ukabona icyangombwa cyawe kandi ukabona n'umutungo wawe. Duhamagare nonaha kuri 079 855 36 Imitungo Deals turagufasha kugera ku nzozi zawe. Imitungo Deals, ubwizigame n'ukwizerwa mu mitungo yawe tubigufashamo. Rero muri ibyiciro bitatu tudatinze abanyeshuri bisangamo, icyambere tuvuga icyiciro cyitwa Plana. Icyo cyiciro cyitwa Plana ni icyiciro abanyeshuri benshi bisangamo, aricyo cya cyiciro cy'abanyeshuri bo kwa runaka bafite ubushobozi buhambaye ndetse no kugena ahazaza habo. Ugasanga umunyeshuri arimo ariga secondaire ariko akavuga ati nindangiza secondaire nzahita nkomeza muri ibi bintu, wenda nzakomeza ishuri bazandihirira, njyewe nta mpamvu yo kurindira buruse ya leta, ahubwo njyewe nshobora kwirihirira nkakomeza mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Hanyuma uwo ngubo waragenye ahazaza h'ubuzima bwiwe abarizwa mu cyiciro cyitwa Plana, aricyo cyiciro twavuga yuko cy'abana nyine bafite ubushobozi buhambaye. Icyiciro cyitwa Plana nicyo abanyeshuri benshi bisangamo, akavuga ati niyo muganira muri secondaire akenshi ubu byumva, kuko avuga ati nindangiza secondaire njyewe nzahita njya gukora ibi, cyangwa njyewe ababyeyi banjye barambwiye ngo nzahita njya gukora ibi ngibi. Rero icyo cyiciro cyitwa Plana. Hanyuma rero hari ikindi cyiciro cya gatatu abanyeshuri bisangamo cyitwa Waiter. Icyiciro cya gatatu rero ni icyiciro cyitwa Waiter cyangwa icyiciro cy'abanyeshuri bategereje. Ni abanyeshuri baba batabasha kwifatira umwanzuro, ahubwo bawufata bitewe n'ibintu bari bategereje, niba bibashije kuba byakunda cyangwa bitakunda. Hanyuma icyo cyiciro akenshi gikunze kuba ari abanyeshuri baciriritse hasi mu bushobozi, ariko bakurikira nyine babandi bitwa Plana. Hanyuma abo banyeshuri bo bavuga ati mu gihe tutarabona buruse, mu gihe tutarabona niba amanota yacu atarasohoka, nakundi ndabafasha ababyeyi, nta kintu mfite cyo gukora, ahubwo bareka mbanze negereze ibisubizo bizava mu mashuri nize, nzahita mfata umwanzuro nyuma. Abenshi abo banyeshuri birabagora kuko baba bashidikanya bavuga ati nzajya aha cyangwa nzajya aha, bitewe no kuba batarafashe umwanzuro w'ubuzima bwabo, ahubwo bategereje ibiva mu maboko ya leta cyangwa ibiva mu bisubizo by'ibizamini bya leta bagiye bakora. Icyo cyiciro cy'abanyeshuri bitwa Waiter akenshi usanga nta kintu barimo barakora hanze, ugasanga nta turimo tw'amaboko barimo barakora twabyarira umusaruro, kuko bagitegereje ngo ibisubizo biva mu bisubizo by'ibizamini bya leta bagiye bakora. Icyo cyiciro cy'abanyeshuri bitwa Waiter akenshi usanga bibagora cyane. Hanyuma icyiciro cya gatatu twavuga wenda tudatinze ni icyiciro cyitwa Dan. Icyiciro cyitwa Dan ni abanyeshuri baba bavuga ati ninsoza natsindwa nzahita njya muri bikorwa, ahubwo ibisubizo by'ibizamini bya leta bizansanga mu kazi kanjye, hanyuma mitemo niba najya kwiga cyangwa nashobora kujya kwiga, bitewe ashobora kuba yaratsinze cyangwa yaratsinzwe. Uwo munyeshuri rero uri mu cyiciro cyitwa Dan akenshi akunze kuba afite intumbero y'ubuzima bw'ejo hazaza n'inyota yo gushaka ubuzima bufite ubushobozi, ubuzima bw'amafaranga. Hanyuma rero uwo munyeshuri akenshi busanga akunda guhirwa cyane, kubera yuko hari igihe ibisubizo by'ibizamini bya leta biza bitameze neza, akaba yabura buruse. Akenshi uwo ngo biramworohera kubera yuko abafite amahirwe agiye atandukanye. Hanyuma ikindi cyiciro twenda twavuga tudatinze ni icyiciro cyitwa Loster. Abo ni abanyeshuri baba baratakaje icyizere, kabone niba baba bari ku ishuri bakaba bati njye nta mumaro, nta kintu mariye society, icyo nakora cyose n'ubundi byose ni ubusa, nduwanyuma hose
rwose ndi uwanyuma. Icyo gihe rero abanyeshuri birabagora cyane kwihitiramo umwanzuro n'ikintu bashobora gukora. Hanyuma rero inama twahakura abo banyeshuri bagiye batandukanye ni ukumenya yuko igihe urangije amashuri yisumbuye kabone waba uri muri vacances ugomba gushaka ahantu byibuze uba ukora kakubyarira umusaruro. Wisuzugura akazi ngo uriya arimo arakora ikiyede, ngo uriya arimo arakoza akazi gaciriritse, oya, wimusuzugura kuko ejo ntabwo uzi ahantu azaba ageze. Hanyuma ari ikintu ugomba gukora rero, zirikana yuko ibyo byose wanyuramo, ibyo byose wumva, jya umenya yuko iki cyiciro cyitwa dana nicyo cyiciro cyiza, kabone ni waba uri prana waba uri muri waiter, ahubwo icyiciro cy'abantu bumva bafite inyota yo gushaka gukora ibintu bigiye bitandukanye, uwo ngo ndamushyigikiye. Abenshi rero bakunda guhura n'ikibazo ati ngo nta gishoro mfite, ngo nta mafaranga nayo. Oya, ubu byaroroshye, ushobora gukora business nta gishoro bigusabye. Ni business zigiye zitandukanye uko tugenda tubibabwira kuri ya channel twabafunguriye yindi izajya ifasha abanyeshuri bafite ibitekerezo ndetse no kubyaza umusaruro ubumenyi bwabo, yitwa channel of Rwanda TV. Ndaza kuyipininga muri comment, nasha kuyijoininga bayijoininga ujye bamenya amakuru agiye atandukanye. Urugero ushaka kuba content creation, ugaba wafungura content hano kuri YouTube. Menya yuko YouTube itanga amafaranga menshi cyane kandi meza. Akenshi ni ushobora kuba uvuga ati ngewe mfite impano, mfite technology, mfite kuba nakora website. Icyo gihe website menya yuko ku isaha imwe umuntu ukorera website ashobora kuba yahembwa ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma undi akafite ati ngewe mfite ubumenyi muri programme, akaba yakora programme. Uwo nguwo niwe isi ikeneye. Hanyuma rero wewe wikwica intege, ahubwo zirikana yuko ubumenyi ufite nibwo buje guhindura isi. Witegereza ngo Bruce ngo kaminuza, oya, ushobora kuyibura, ushobora kuyibona. Wayibura gerageza ushake ikintu ukora. Ntago ari ngombwa yo kwirwa uteze amaboko ku babyeyi babaza ngo ndashaka ijana ryo kugira iki. Oya, ahubwo ni muri plana, uri waiter, uri roster, zirikana yuko ibyo ngibyo byagufasha. Ni muri roster rero zirikana yuko ubuzima ntabwo burangirira ku ishuri, ndetse nubwo burangira muri iyi si yahazaza. Ntabwo burangira uyu munsi, ahubwo ejo hawe ni heza. Zirikana ushaka ikintu ukora, ahubwo ikintu ugomba gukora tekereza ngo ese ni igiki nakora kikabyarira sosiyete umumaro, bikabyarira ikintu bifasha sosiyete nyarwanda. Icyo gihe niba ugitekereje ukaba wakibonye, uzanyandikire kuri iyi nimero 0729919324 kugira ngo ngire inama y'ikintu ushobora gukora. Wabona Bruce wayibura, ariko ibyo byose bishobora kugufasha. Ndabakunda cyane ka rero tuzegura mu zindi video nk'izi ngizi zituma ubasha kugera ku ntego zawe. Bye bye. Urashaka inzu nziza yo kubamo, urifuza kugura ikibanza cyiza cyangwa isambu nziza yo guhinga? Imitungo Deals ni wo muti. Imitungo Deals ni kampani ikomeye cyane igufasha kubona amazu meza, ibibanza bifite ibyangombwa cyangwa amasambu y'ubuhinzi ku giciro gikwiye. Nukomeze guhangayika ushakisha aho kubaka cyangwa aho guhinga, twebwe tubigufashamo mu buryo bworoshye cyane kandi bwizewe, ukabona icyangombwa cyawe kandi ukabona n'umutungo wawe. Duhamagare nonaha kuri 0795536002. Imitungo Deals turagufasha kugera ku nzozi zawe. Imitungo Deals, ubwizigame n'ukwizerwa mu mitungo yawe tubigufashamo.